Ndabasuhuje muri kumwe na Dr. Aristarque muganga. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku bibyimba byo mu nda ku bagore. Mwabinsabye muri benshi ariko nkuko muri buze kubibona muri iki kiganiro, iyi ni sije ndende ku buryo bizagusaba yuko mbibasobanurira mu magambo make ashoboka. Ibuka rero gukanda subscribe niba utarayikanda maze ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Mu gutangira rero reka tubanze dusobanure ibibyimba byo mu nda ku bagore ni iki. Ujya kumva ngo bansanzemo ibibyimba, kumva ngo uriya bamubaza ibibyimba, kumva ngo ibibyimba nibyo bituma uriya atabyara n'ibindi n'ibindi. Ibyo bibyimba ni ibiki? Bifata bite? Mbere na mbere menya ko ibibyimba biri amoko menshi kandi bishobora gufata ahantu hatandukanye. Muri iki kiganiro turavuga ibibyimba byo mu nda ku bagore. Ku bagore ntabwo ari ku bagabo, ni ukuvuga ibishobora gufata mu myanya myibarukiro y'umugore. Hari ibibyimba bifata muri nyababyeyi, hakaba n'ibindi bifata mu dusabo tw'intanga. Nubwo byose babyita ibibyimba, mu zindi ndimi biba bifite amazina atandukanye bitewe n'ikirimo imbere muri icyo kibyimba. Hari ibibyimba birimo ibintu bimeze nk'amazi mo imbere, nibyo bita amakiste cyangwa se cyst mu cyongereza, bigakunda kuza mu dusabo tw'intanga, nibyo bita ovarian cyst. Hari noneho ibindi bibyimba bigizwe n'inyama yabyimbye, ni ukuvuga ibibyimba biri solid cyangwa se solid mass. Ibi bishobora kuba muri nyababyeyi, akenshi bakunda kubyita myoma. Ibi bibyimba ni ibibyimba bikomeye, bishobora no kuza mu dusabo tw'intanga rimwe na rimwe, bakabyita ovarian mass, bikaba bitandukanye na ovarian cyst. Ibindi bibyimba rero bibaho nibyo mu kinyarwanda bita abscess, ni ibibyimba biba birimo amashyira. Ni ukuvuga amashyira yarindundanyirije ahantu agakora ikibyimba. Ibibyimba nk'ibi bishobora no kuza mu miyoborantanga biturutse ku ma infection umuntu aba yaragiye agira akanga gukira, ariko ibi bibyimba bitandukanye na kiste cyangwa masse cyangwa tumere. Kubera rero ko iyi ari sije ndende, reka noneho tubigabanyemo ibice. Muri iki kiganiro cyonyine ndibuze kubabwira ibibyimba byo muri nyababyeyi bita myome, noneho ibindi tuzabivugaho mu biganiro bikurikira. Reka noneho dutangire turebe muri make ibibyimba bita myome, no kuvuga ibibyimba byo muri nyababyeyi bimeze biti. Myome ni bya bibyimba biza mu mikaya ya nyababyeyi, biba bikomeye, bigizwe n'inyama yabyimbye, mbese twabigereranya na bya biruguyu biza ku matwi bigatendera. Urabona ko ni ikibyimba kiba gikomeye, mbese twakigereranya n'uruvunja runini ruba ruri muri nyababyeyi. Ubundi ibibyimba byo muri nyababyeyi bishobora kuza muri nyababyeyi mo imbere, bishobora kuza mu mikaya ya nyababyeyi mo hagati, cyangwa se bikaza inyuma kuri nyababyeyi, bigakura wenda biturumbukira inyuma. Ibi bibyimba bita myome bishobora kuba bitoya ku buryo wenda ntacyo biba bitwaye, gishobora no gukura kikaba kinini cyane ku buryo ushobora gukora kundu ukacyumva, cyangwa se kigakura kurushaho ku buryo ushobora no kureba umuntu ukagira ngo aratwite. Hari noneho n'ibibyimba bikura imbere muri nyababyeyi maze bikaba binini ku buryo bishobora gusohokera mu nkondo y'umura bigahinguka mu gitsina. Biri amoko rero atandukanye. Ninde ushobora kurwara myome? Umukobwa wese cyangwa umugore wese uri mu myaka yo kuba yajya mu mihango ashobora kuyirwara, guhera ku myaka 15 kugeza ku myaka 50. Mbese ujya mu mihango wese ashobora kubirwara. Cyakoze dukurikije ubushakashatsi bwakozwe, akenshi ibibyimba byo muri nyababyeyi, no kuvuga myome, biza ku mukobwa cyangwa abagore bari hagati y'imyaka 30 na 40. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abirabura babirwara cyane kurusha abazungu, kandi abirabura bakunda kurwara myome mu myaka yo hasi cyane kurusha uko abazungu bigenda, ku buryo mu Rwanda ntabwo byagutungura kubona umuntu w'imyaka hagati ya 20 na 25 arwaye myome. Rero ntago ushobora kubona umukobwa utarajya mu mihango urwaye myome, kimwe nuko abageze muri menopause bidakunze kubaho ko barwara myome. Niyo bazirwaye baba barazirwaye kare bataragera muri menopause, cyangwa se
ntibizikomeze gukura. Ibi biterwa kenshi n'ihindagurika ry'imisemburo igenda ukwezi k'umugore. Iyo misemburo niyo igaburira cya kibyimba, noneho iyo ya misemburo itagihari ubwo na cya kibyimba gihagarika gukura. Rero ibibyimba biba bifite taye zitandukanye, hari ibinini, hari igihe muri nyababyeyi yawe aba arimo akabyimba gatoya wenda gashobora kuba kangana n'akabiye, ku buryo abenshi mu bafite ibi bibyimba bashobora no kuba batazi ko babifite. Ikindi kintu gihumuriza ku bijyanye na myome ni iki? Ni gake cyane ushobora gusanga myome yavuyemo kanseri. Hari ubwoko bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi bishobora kuba kanseri, hari nk'ibyo bita leiomyosarcoma, adenomyomatosis n'izindi, ariko kurwara kanseri ni ibintu bidasanzwe ku buryo umwe mu bagore wenda nk'ibihumbi 3 ari we wenyine ushobora kurwara kanseri. Umwe mu bagore 3,000 bafite ibibyimba niwe ushobora kurwara kanseri. Myome rero zisanzwe ni ibintu bikunda kubaho, bishobora kuba kuri buri mukobwa wese cyangwa kuri buri mugore wese. Ubushakashatsi bugaragaza ko 80% by'abagore bageze byibura mu gihe cya menopause baba barigeze kurwara cyangwa se barwaye myome. Abenshi rero bakibaza bati myome ziterwa n'iki? Nshingiye ku bushakashatsi bwakoze, reka nkwereke zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uba mu mubare w'abantu bafite ibyago byinshi byo kurwara myome. Ni ukuvuga kuba warwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Icya mbere ni ukuba utarabyaye, kuba utarigeze ugira inda byibura igeza ku mezi 5, kuba nta mwana wabyaye cyangwa se ngo warakuyemo inda byibura ikuze, icyo gihe ushobora kurwara myome. Niyo mpamvu ubona ababikira bakunda kubirwara cyangwa se abakobwa batigeze bashaka bakunda kurwara myome. Icya kabiri, kuba waragiye mu mihango ukiri muto. Niba imihango yawe ya mbere warayibonye ufite imyaka nka 13, 12 cyangwa munsi yaho, ufite amahirwe menshi yo kuzarwara myome. Icya gatatu, ni bumwe mu buryo abantu bakoresha muri onapo bushobora kongera amahirwe yo kurwara myome, ariko si bwose. Urugero, ubushakashatsi bugaragaza ko gukoresha ibinini bino bya mikorojino byo kuboneza urubyaro, iyo ubikoresheje igihe kinini, cyane cyane iyo watangiye kubikoresha ukiri muto, byongera riske zo kurwara myome kubera imisemburo ibigize. Ariko noneho gukoresha agapira ko mu kuboko cyangwa agapira ko mu mura byo bikagabanya amahirwe yo kurwara myome. Indi mpamvu ishobora kubitera ni umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagore babyibushye cyane nibo bagira myome cyane kurusha abatabyibushye. Ikindi rero ni ibyo kurya. Hari ibyo kurya bishobora kongera amahirwe yo kubyara myome ku muntu ukunda kubirya kenshi. Urugero, nko kurya inyama zitukura kenshi, urugero nk'inyama z'inka cyangwa se za brochette. Hakaba n'ibindi bigabanya amahirwe yo kurwara myome, urugero nko kurya ibiryo birimo vitamine A, ibiryo birimo vitamine D n'ibindi. Ikindi gitangaje rero ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko kunywa inzoga nyinshi, cyane cyane zino nzoga z'ibifuro, byongera ibyago byo kurwara myome. Mu gihe noneho kunywa itabi ahubwo byo ntaho bihurira no kurwara myome. Kuko ngo umuntu unywa itabi ntago bizamutera kurwara myome, ariko umuntu unywa inzoga bishobora kubimutera. Reka noneho tujye ku bimenyetso byakwereka ko urwaye myome cyangwa se ko ufite ibibyimba muri nyababyeyi. Abenshi bamenya ko barwaye ibibyimba muri nyababyeyi ari uko bagiye guca muri ecography, wenda bifite ibindi bibazo cyangwa se nta n'ikibazo bafite, umuntu atarazi ko afite ibibyimba, ariko bagucisha muri ecography bagahita basanga ariko bimeze. Akenshi bino bibyimba kandi binatangira kugaragaza ibimenyetso ari uko bimaze gukura cyane cyangwa ari uko bimaze kuba byinshi cyane. Ni ukuvuga ko abenshi baba bafite ibibyimba nta kimenyetso na kimwe baba bafite, hari n'igihe baba batanazi ko babirwaye. Iyo rero bigeze aho ugaragaza ibimenyetso, uba ugeze igihe ibibyimba biba byarageze kure. Bimwe mu bimenyetso ushobora kubona ni ibi. Icya mbere ni ukuva cyane mu gihe cy'imihango, kuva amaraso menshi, imihango myinshi, bishobora kuba ari ukubera ibibyimba. Icya kabiri ni ukumva mu kiziba cy'inda hasa n'aharemereye, cyangwa se kumva wagira ngo harimo ikintu kikubyiga.
ikindi nuko hari ikibyimba, donc iyo ikibyimba ari kinini gishobora gutsikamira uruhago, none ukajya ujya kwihagarika inshuro nyinshi ntubashe kubika inkari, cyangwa se wakora imibonano ukababara, cyangwa se ukagira constipation. Ibindi rero nuko ushobora kubura urubyaro, cyangwa se inda zajya zivamo, cyane cyane iyo cya kibyimba kirimo imbere muri nyababyeyi. Ibi bimenyetso ubwabyo ntabwo bivuga ko byanze bikunze ari ibibyimba byo muri nyababyeyi urwaye, ahubwo niba ubifite nyine ugomba gutekereza kujya guca muri ecography kugira ngo bakurebere. Akenshi icyuma kidahenze rwose gishobora kubona ko urwaye ibibyimba ni ecography, ariko n'ibindi byuma, hari n'ibindi byumba wacamo bakabibona, scanner ishobora kubibona, MRI ishobora kubibona, n'ibindi bitandukanye. Akenshi iyo bagusanganye myome si ngombwa ko bahita bayibaga ako kanya, keretse gusa ari nini bikabije, cyangwa se ari myome nyinshi muri nyababyeyi bikabije, cyangwa se iguteza ibindi bibazo, wenda itumuva bikabije kandi byarananiranye bakoresheje imiti. Ushobora gusama inda ufite myome ukayitwita ukarinda ubyara nta kibazo. Ni ukuvuga ngo myome umuntu ayitwitiraho nta kibazo. Iyo ufite myome ushobora no kubyara neza batakubaze. Rimwe na rimwe si ngombwa ko niba bagusanganya myome byanze bikunze bazakubaga. Abaganga bashobora guhitamo kukubaga bitewe nuko naho myome iri nuko ingana n'iki, ariko ntabwo byanze bikunze bagomba kukubaga, ari itegeko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko myome nyinshi zigenda zigabanuka cyangwa zigashonga iyo umaze kubyara. Ni ukuvuga ngo batakubaze n'ubundi nyuma yo kubyara myome yawe izagera igihe igende igabanuka. Ubushakashatsi nanone bugaragaza ko myome ishobora kwijyana ku muntu udatwite, ishobora kwijyana mu gihe kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 3. Ni ukuvuga ko iyo bayigusanganye ugomba gusubira muri controle bakareba yuko ya myome yawe igenda igabanuka cyangwa se ikura. Iyo bibaye ngombwa ko rero babivura, dore uburyo bakoresha kwa muganga mu kuvura myome. Ubwo tugeze ku miti. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha imiti isanzwe. Nkuko twabibonye, imwe mu miti isanzwe ikoreshwa mu kuboneza urubyaro ishobora gufasha umuntu ufite myome, cyane cyane bitewe n'imisemburo irimo. Donc hari imisemburo bashobora kuguha ikagabanya myome yawe. Icya kabiri ni ukukubaga bagahandura iyo myome muri nyababyeyi. Kubagwa babyita myomectomy, kuvanamo myome nyine. Uyu ntabwo ari umuti mwiza cyane, kuko hari igihe bashobora kukubaga n'ubundi cya kibyimba kikongera kikagaruka. Ni ukuvuga ngo umwanzuro wo kukubaga bawufata iyo nta yindi shuwa ihari. Ikindi rero hari uburyo bashobora gukoresha bagasa n'abashiririza wenda mu kugara k'imbere muri nyababyeyi, ako bita endometrium. Ibi babyita endometrial ablation. Ibi nabyo bajya babikoresha mu kuvura myome. Hari n'ubundi buryo wenda bakoresha, bakaba bakubaga bagafunga imitsi y'amaraso ijyana muri nyababyeyi hakajya hajyamo amaraso makeya. Ubu ni uburyo bushobora gukoreshwa. Uburyo bwa nyuma bukoreshwa iyo ibindi byose byanze, ni ukukubaga noneho bagakuramo nyababyeyi yose, ibyo bita hysterectomy. Ibi rero babikora iyo ariyo solution ya nyuma, nta kindi gishoboka. Niba ari wenda nka myome nyinshi ku buryo kuzihandura bidashoboka, niba nta kundi kuntu babigenza, uva cyane ku buryo bishobora gutuma ugera igihe cyo ugapfa, hari igihe bahitamo kukubaga ntuza bakayikuramo iterizi. Hari rero byinshi twavuga ku myome, ariko reka ikiganiro tugisubikira ahangaha. Ubutaha noneho nzababwira ku bibyimba byo mu dusabo tw'intanga, ari byo bita amakiste ovarien cyangwa se ovarian cyst. Tuzareba ikibitera, uko bivurwa n'uko wabyirinda. Uyu munsi twarebye ibyo muri nyababyeyi, myome, utaha tuzareba amakiste. Mu gihe ugitegereze rero icyo kiganiro, kanda subscribe niba utarabikora. Mwakoze gukurikira. Njye nari Dr. Aristarque Muganga, naho ubutaha.